Ese waba wibaza impamvu ki uhinga umusaruro wawe ntiwiyongere? Waba wibaza impamvu ki uhinga ibihingwa byawe ukabona ntago biri kugira isura nziza ishimishije, ntibiguhe n'umusaruro w'imbuto uhagije? Ndetse nanone ukaba uhinga ariko ukabona igishoro uri gushoramo n'amafaranga menshi? Kurikira video y'uyu munsi, urasangamo byinshi byakugirira akamaro mu kongera ubuhinzi bwawe ukabugira kinyamwuga kandi ukabwongerera agaciro. Abahinzi muri rusange nuko imyumvire kumva ko imvaruganda ari yisho umuntu ashobora guhindisha keza gusa atari ko bimeze. Iyi fumbire yacu iboze neza ushobora kuyiteresha ukanayibagaza kandi igihingwa kikagenda neza. Ikindi indi nama twagira abahinzi no kudapfusha ubusa ibisigazwa byavuye ku musaruro twasaruye, kuko nabyo biba bigifite akamaro kandi gakomeye. Kora subscribe ndetse nguduhe na like kandi sharing kugira ngo bigere no ku bandi bose. Turi kumwe na Iwacu Connect tubagezaho ibyiza kandi bitugirira akamaro, twiyubaka twubaka umuryango nyarwanda kandi dukorera dushaka amafaranga. Nawe waba umukire, nawe ese waruzi yuko ifumbire ishobora kugukiza ikakuvana ku rwego rumwe ikakujyana ku rundi? Kurikira ino video urebe uburyo ki ifumbire yamuhinduriye ubuzima, akaba akorera amafaranga akuye muri ibi bisigazwa by'imyanda, ibisigazwa by'ibimera dusanzwe dufata nk'imyanda. Kurikira rero, stay tuned, nturangare utaza gucikanwa n'intambwe n'imwe muri iki kiganiro. So rero Iwacu Connect tubazanira ibintu by'ubwenge kandi ibintu bituma mugera ku iterambere. Wakwibaza ngo ifumbire y'imborera ubundi ifasha iki? Aha nakubwira imimaro itatu nibura y'ingenzi ituma wakoresha ifumbire y'imborera. Umumaro wa mbere nuko yongera umusaruro w'ubutaka, aho yongeramo imyunyungugu cyangwa se nutrients. Turebye nka azote, phosphore, potassium, iyo yose ni imyunyungugu ifasha ikimera mu gukura neza kandi kikera byinshi mu gihe gitoya. Icya kabiri, itunganya ubutaka ikongeramo icyo twita organic matters. Organic matter ni kwa kundi ubutaka buba buhehereye, bikorohera imizi mu kubona za ntungamubiri mu buryo bworoshye. Ikindi, ya fumbire ibasha gufata amazi neza yo mu butaka, so bigatuma noneho bwa buhehere butuma cya kimera cyawe wateye gikura neza kandi kigakura vuba. Ikindi nakubwira cya gatatu nuko irindi banga nuko ituma ukoresha ifumbire mvaruganda nkeya cyangwa se ukaba wanayihorera, bityo bigatuma amafaranga yo kugura ifumbire mvaruganda agabanuka. Murumva yuko rero ifite akamaro kanini cyane. Ikindi cya nyuma nakubwira nuko irwanya isuri. Ubutaka bufite ifumbire y'imborera bufata amazi neza ku buryo amazi atabukubita ngo bube bwateza isuri. Urumva rero yuko iriya fumbire ari sawa cyane rwose. Kandi icya nyuma cy'agahebuzo nuko ni muri bwa buryo bwo kugira ngo ukoreshe bya bisigazwa bimwe twita ibisigazwa byo biva ku myaka cyangwa se biva ku bimera, byaba ari ibyatsi byumye, byaba ari ibisigazwa by'imyanda mu rugo, yaba ari ibisigazwa navuga ngo by'imbuto cyangwa se by'ibimera, tuvuge wenda ibishyimbo, amasaka, ibigori, umuceri. Biriya bisigazwa byose tutajya dukoresha, biriya dushobora kubikoramo ifumbire mvaruganda nziza cyane ushobora gukoresha muri ibyo bintu byose nari nkubwiye. Connect
nongeye kubasuhuza ngira ngo murabibona turi ahantu hari ikirundo cy'ifumbire, hari n'ikindi kirundo nacyo kitwikirije ibyatsi, nabyo baraza kutubwira uko bimeze. Ngira ngo rero nk'uko nabibabwiye, dukora ubuhinzi n'ubworozi, ariko nanone tuba dukeneye no kumenya uko bakora ifumbire nziza, iyo bita compost, ifumbire nziza ushobora gukoresha mu myaka yawe. Babandi bajya bakoresha ifumbire mvaruganda, rwose mukoreshe gakeya kuko ntabwo ari nziza, ahubwo uko bakora compost. Compost rero tugiye kureba ngo bayikora bate. Sanze abantu hano barimo barayikora, reka nisabire umwe muri bo aza tubwire ibi bintu uko bimeze. Ye nimo ndabona hari itaka, hari ifumbire ivangavanze, mbese ntabwo mbisobanukiwe nk'uko nawe nkurikiye ushobora kuba utabisobanukiwe. Reka badusobanurire rero, hanyuma mwumve n'akamaro kabyo nuko babikora. Ikindi nanone ni umutekinisiye wabyo, ejo ushobora kumuhamagara nawe akaza akabigukorera, aratubwira ngo ifumbire ikorwa mu biki, ikorwa gute, hanyuma atubwire n'umumaro wayo n'uburyo ishobora kuba yakoreshwa igatanga ikongera umusaruro. Mzee mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru meza ni meza. Ugusanze mu kazi. Aka kazi se bimeze bite, biteye bite? Ndabona hari ifumbire, sinzi ngo ni iki, kuvanga n'itaka. Ese bishatse kuvuga iki? Dufasha mukatwibwira wenda mukanadusobanurira uko bikorwa. Yego. Nitwa Safari Theogene, nkaba ndi hano nyine turimo turakora ifumbire. Akaba ari ifumbire nziza, kandi ikaba ari ifumbire ari uburyo bwiza bwo gutubura ifumbire. Yego. Ku buryo ifumbire abantu bahinzi bashaka kubona ifumbire mu buryo bworoshye, ariko nanone ikaba ari ifumbire yujuje intungamubiri ibasha gutunga igihingwa. Iyi fumbire rero tubasha kuyikora mu buryo mu bisigazwa by'ibihingwa, mu bicericeri, mu bisigazwa mu bigorigori, n'ibindi bintu byose bishobora kubyara ibyatsi byinshi, nabyo bishobora gukorwamo iyi fumbire. Mu buryo rero ifumbire ikorwamo, hano twayikoze mu buryo mu bicericeri. Birabanza bigashakwa bikigizwa hafi aho ngaho y'umurima, byarangizwa hagategurwa indi fumbire y'inka cyangwa indi fumbire yarise y'amatungo. Hanyuma twifashisha bya bisigazwa by'ibicericeri, twifashisha ya fumbire mborera twazaniwe ku aho turi bubikorere, twarangiza tukifashisha nyine n'itaka. Ibicericeri sobanurira neza, wenda abakunzi bacu hari abashobora kuba batazi ibicericeri ngo ni biki. Ibicericeri ni ibisigazwa bisigara n'inganagano z'umuceri. Bamaze gusarura umuceri, birya biti by'umuceri nibyo bitwa ibicericeri. Nibyo tuzana rero, nibyo twazanye tubishyira hano muri kona turi gukorera, dutegura ifumbire. Bamaze gutegura ifumbire, hanyuma nibyo dutangira gukora ifumbire. Muri kubona yuko hari yarangiye itunganye iboze neza, ku buryo umuntu yaza akigura ifumbire n'ubu ngubu irahari yagura. Turimo turongera rero indi fumbire ku buryo tugwiza ifumbire, kuyo tuzaba dufite ifumbire ibasha gukora abahinzi benshi, ibasha gukorera abahinzi benshi. Bishatse kuvuga yuko ahangaha ifumbire murayikora mukaba mwanayigurisha. Turayikora tukanayigurisha, imaze gutungana yaboze neza tukayigurisha. Hanyuma se ibi bintu ubimazemo igihe kingana? Ibintu tubimazemo mu myaka 3. Imyaka 3 mutubura ifumbire. Ariko ikigaragara nk'uko muri kubibona, muri kubona ko ari ifumbire nziza kandi yujuje ibyangombwa byose, ku buryo yigeze mu butaka, mu ifumbijwe igihingwa, hagakijyamo imvaruganda. Mu by'ukuri ni ifumbire yizewe, ku buryo no kwigemekesha imbuto nk'umwayi, ni ifumbire iba iseye neza, ku buryo umwayi uzamukamo utarwana n'ibyatsi. None ku buryo wenda bwo gutubura ingano yayo, ugereranyije hari nk'abantu bakundura, bakura ifumbire mu kiraro bagahita bajya gushyira mu murima bagahita batera, nk'uko nguko turi kubona. None
ubu mwebwe murabanza mukongera mukayinyuza mu bundi buryo bwanyu muyitunganya kugira ngo yongere ibore neza. Ugereranyije ukoresheje iyi ngiyi n'ukoresheje iyo mwamaze kuboza neza, aho hakora ifumbire nkeya ni hehe? Hakora ifumbire nyinshi nkeya ni muri ubu buryo bw'ifumbire yacu, kubera yuko ifumbire ikuwe mu kiraro ikahita ijyanwa mu murima igakoreshwa. Yoyo nujya kujya kureba uzasanga niba mu guhumbika umwayi ibintu byose uri buhumbika umwayi uzasanga iba nyinshi, ariko iyi ngiyi yo kuko yiseye neza uzasanga akora ifumbire nkeya kubera yuko ujugunya gake cyane mu mwobo niba ugiye guhumbika, bityo ukashyama bityo urubuto ruzamuka vuba nta kintu rurwana nacyo. Ariko aya mafumbire yandi abantu bakora mu biraro hari ugenda ko waba ugiye kuhumbikisha imyaka ugasanga harimo ibyatsi ntibose neza, ariko uri kubona yuko yo iza ari ifumbire nziza imeze neza. Uko narebera kuri iyi ngiyi urabona yuko rero iza ari ifumbire nziza iseye. Bakunzi bacu ngira ngo muri kubibona, muri kubona yuko aya mafumbire aratandukanye nkuko abivuze. Iyo uyikoresheje ikiva mu kiraro, icya mbere haba harimo ubushyuhe ushobora guhita bwangiza ikimera ushobora guteramo. Icya kabiri urumva yuko ushobora gukoresha, bigusaba gukoresha ifumbire nyinshi kuruta uko baba bayitubuye nk'uku nguku, aho ufata gakeya ukaba wagateresha ibimera byawe bikaba byagira gute, byahita bikura neza. Ikindi nanone urumva ikimera kugira ngo kizayicagagura imeze gutya ni ibintu biba bigoye, ariko iyo yaboze neza nka kuriya bayitweretse, ikimera gihita kibasha kuyikoresha mu buryo bwihuse. None se muzehe, ifumbire yanyu nakeka idahenze rero, kugira ngo tubwire abakiriya niba wenda abayifuza bayibona gute? Ni ukuyisanga hano? Ni ukuyisanga hano, turayihorana. Murayihorana? Ni ukuvuga ngo kuri sezo zose abakunzi bacu bashaka kujya mu buhinzi ifumbire mwayibona? Turayihorana rwose. Murakoze cyane. Hanyuma ikindi nibaza, n'ifumbire y'ingurube nayo ushobora kuyikoreshaho hano hejuru? Irakora. Nayo irakora. N'iyi nkoko nayo ukaba wayifata ukayivanga. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu aba asabwa ni ukudapfusha ubusa ibyasigajwe ku musaruro, waba ari umusaruro w'ibigori, waba ari umusaruro w'amasaka, ibyatsi byose bibasha kubora, ibintu byose bibasha kubora, biraza tukabikoramo ifumbire, kandi bari ifumbire nziza cyane. Murabyumva neza yuko mu buhinzi nta kintu gipfa ubusa. Mu buhinzi nta kintu gipfa ubusa, na bya bindi twita ngo ni ibisigazwa, byaba ari ibisigazwa by'ibishyimbo, ibishogoshogo, byaba ari ibisigazwa by'umuceri basaruyeho umuceri, cyangwa n'iby'ibigori, byose murumva yuko ubishyira hamwe ukaba wabibyaza umusaruro, ukabikuramo ifumbire yazagufasha kuri sezo izakurikira. Uyu musaza rero ni umutekinisiye wabyo, ngira ngo muramubona, yatubwiye ngo harya izina ngo ninde? Safari Theogene. Ufite nimero ya telefone ngo bazaguhamagara? Okay, nta kibazo, uwatunyuraho twamugeraho, ariko na nimero yiwe ndaza kuyishyiraho hasi ku buryo mushobora kuba mwamuhamagara akanabagira n'inama ku kijyanye n'ubuhinzi ubwo ari bwo bwose. Muri kubibona rero, none se ubu nibirangira gutya muzehe, ubu murayirekera gutya biraza kugenda gutya? Turatwikira. Mutwikiriza ibyatsi cyangwa se twikiriza ibyatsi? Mutwikiriza ibyatsi. Ubu haraza kujyaho kandi gataka? Turongera kandi twongere dushyireho indi kushe y'ifumbire. Murongera mushyireho indi kushe y'ifumbire kugira ngo ikirundo kibe cyuzuye neza, kizabore neza. Ushyiraho amakushe nkanga? Biterwa n'ifumbire ufite, n'ingano y'ibyatsi, n'ingano ufite dushobora kuzamura ku buryo ishobora kuba ndende rwose, nta kibazo kiba kirimo. Hanyuma mwarangiza mugatwikiriza ibyatsi nk'uko hano ndi kubibona. Ubu se bimara igihe kingana iki? Kugira ngo ibitunganye nk'iyi muri gutegura, murateganya yuko yazatangira gukoreshwa ryari? Mara hagati y'ukwezi n'amezi abiri kuko nta byatsi birimo. Ifumbire y'imborera iba itavangiye n'ibyatsi, kuko n'undi yaraciye mu kiraro yarahuye n'amaganga.
iri hagati y'ukwezi n'ukwezi n'igice nk'ubu tubonye imvura no mu kwezi kumwe yabaye ifumbire nziza cyane, yaba yabaye ifumbire nziza. Hanyuma ikijyanye iyo hagiyemo ibyatsi se bifata igihe kirekire? Iratinda kuko icyatsi kizahonga kikabora kikajya ubwo gicagagurika, urumva bitwara igihe kinini, hagati y'amezi 4 n'atanu. Hagati y'amezi 4 n'atanu. Ndabashimiye. Ubwo ndabona igisigaye ni abakiriya bacu bo kugira ngo bajye mu buhinzi bw'umwuga kandi bukoresheje ibintu biri naturel, ifumbire iri naturel y'amatungo, ifumbire yo mu kiraro ndetse no gukoresha ibisigazwa byavuye mu buhinzi. Ifumbire rero ngira ngo murabona irahari nyinshi ihagije, irahari nyinshi rwose hano ihagije yatunganye. Igisigaye ni ukuduha komande. Ngira ngo nk'uko mubibona nk'iyi ngiyi yari ikozwe mu byatsi. Iyo nayo ni ibyatsi iri kumwe n'imborera. Ngira murabibona iyi ngiyi niyo bari bakoze, yari ikoze mu byatsi. Ifumbire irahari rero bakiriya bacu, ifumbire irahari, ni munyaruke ahubwo dore ngiyi ifumbire iboze neza rwose yakweza imyaka yose. Ngira ngo no ku mboga iyi ni ifumbire nziza cyane, ifumbire nziza yatuma imyaka yawe yera neza nta kibazo. Kandi iyo wakoresheje imborera nziza bigufasha no kudakoresha imvaruganda nyinshi cyane. So rero iyi fumbire yorohereje abantu bahinga ku giciro batanga ku ifumbire, ikindi ikatanga n'imbuto zifite umwimerere ndetse zinaryoshye cyane. Adufasha, hari inama mwaha abahinzi, abantu mumaze igihe mu buhinzi mukoresha ino fumbire, abenshi birukira imvaruganda, hakaba nubwo bayihingisha ariyo yonyine bazi yuko ari izamura ibihingwa. Ese mwaduha nk'ubuhe ubutumwa twaha abahinzi muri rusange? Ubutumwa twaha abahinzi muri rusange ni uko imyumvire kumva ko imvaruganda ari yisho umuntu ashobora guhingisha keza gusa, atari ko bimeze. Iyi fumbire yacu iboze neza ushobora kuyiteresha ukanayibagaza kandi igihingwa kikagenda neza. Ikindi indi nama twagira abahinzi ni ukudapfusha ubusa ibisigazwa byavuye ku musaruro twasaruye, kuko nabyo biba bigifite akamaro kandi gakomeye. Ubona ko niko tubyazamo ino fumbire, kandi kubikora mwabonye ko ari ibintu bitagoye, umuntu wese yabyikorera. Ushobora no kubifata no gutaba n'imborera, no gutaza kuri tere nk'iyi yagutse, ushobora kubicukura akanogo iwawe mu rugo ukadushyiramo ibyo bisigazwa. Wahabona wenda afite itungo wabona amaganga ugashyiraho n'amazi. Rwose ni ibintu byoroshye cyane kandi bishoboka cyane rwose. Kandi iyo ukoresheje ifumbire y'imborera nk'iyi ngiyi iboze neza, no ku mvaruganda bigusaba gukoresha imvaruganda nkeya. Urumva niba ufite ifumbire nk'iyi, swati tugiye gutera ikigori cyangwa imboga n'ibijumba n'imyumbati memu n'insina n'ibiti, yego, ubwo ifumbire itaboze izajya kwishakamo. Burya ifumbire iboze nitanga iki? Nibirimo matseri byatunga iki? Igihingwa. Ubwo indi zarindira kubora igihingwa kikirimo gifashe icyumweru 2, iyi ngiyo igihingwa gitangira kwikonsoma, yatangiye gukora. Niyo mpamvu rero ubona gukoresha ifumbire nk'iyi ngiyi mu gihe gito usanga igihingwa gihagaze neza, no gutanga umusaruro bikaba bitandukanye n'ibindi. Ibyo ni ibintu umuntu wese yakwikorera, utabasha gusobanukirwa yatugana tukamugira inama. Murakoze cyane. Tugasangira ubumenyi, tukihingira neza, tukeza, tukagwiza umusaruro, tugasagura n'amasoko. Murakoze cyane rwose. Ngira ngo nk'uko twagiye tubabwira, Iwacu Connect ni ukubahuza n'ingeri zigiye zitandukanye, baba ari abahinzi baba ari aborozi. Ngira ngo murabona yuko uyu muhinzi anikorera ifumbire yiwe, agasagurira imirima ye, agasagurira n'isoko. Ngira ngo rero rwose nk'inama duhaye, twe kumva yuko ifumbire mvaruganda ari ishobora kweza ibimera, ahubwo dukora ifumbire nziza dukoresha neza ibisigazwa byavuye mu musaruro w'ubuhinzi kugira ngo tubibyaze undi musaruro ndetse n'amafaranga. Ngira ngo rero nimero yayisize, uzakenera ifumbire yamuvugisha, hanyuma bakaba bavugana n'uburyo yamugeraho. 0783 92 549. Mukomeze mukurikira umurongo wacu, mumenye ubumenyi butandukanye, kandi noneho
mutuvugishe kugira ngo tubagezeho ibyiza bitandukanye. Rwose murakoze cyane, reka tumushimire, hanyuma ubwo nakagaruka